hakiyongeraho n'uyu mutaramo Kirongozi Richard Kirongozi yitwa yego ubwo reka tubanze ndebe hano za highlight hano ndebe niba ari muzima koko so mu film igihari cyo ni kimwe rero kuri uyu Richard ngiye gutangaza mwene muzehe ikizaba nzanka umuti Richard n'ibanga rikomeye cyane kambona bitsindira muri center bamfashe wenda bamfashe message ntigere gezeyo hashya hayaje kambona umutana bitsindira muri center uyu Richard mu nzira ikomeye yo kugira ngo agere mu Rwanda yatangiye ku musoko wa gatanu w'iki cyumweru dusoje yego ndadekaraye uwitwa Richard yageze mu Rwanda ubu arahari ku itariki ubwo ni ku itariki 23 masaha 11 z'umugoroba Richard se kumunere signing ya mbere Rayon Sport yagiye gukora hatari uyu mwaka uyu mukinnyi ni muzima kubita utuntu mutwabana natsinze nk'igitego spectacle nk'izi neza mashaka Kigali mbabari uwitwa Ntwari Mukama ikintu ngiye kwemera ni kimwe gusa iyi foto ntago ndibuze kwemera kujya kuri YouTube aseme nawe yatangiye ibyo rero biba bipo oya icyakora ngiye kwimereka muri telefone ya zooming kuri kamera oya yatereka hariko yaterekaho yatereka ya ntago ari byo muri telefone ya zooming kuri kamera sa n'ubundi ko ari kuri YouTube birabitane no gushyira oya ntago ari ntago bigaragara ntago ari kimwe no kubashyiraho bene Adamu bakayimanura ariko reka dutanatanga gasopo Kirongozi Richard ariko tujya gutya tukarikodinga tugakora nk'ibiganiro tedike umuntu agahita afata audio akayaprodinga ubutaha ntibizabagendekera neza tubabarire irya none rwose ari mu kiganiro sava wakwiyaprodingira ariko handi hantu bashaka kugukoramo akazi bakakurya umugati uri tayari dore nguyu mutaramana se ko mana ari kumwe n'abantu bafite n'ibikapu hejuru reka jyaniraho ngaho uwitwa Richard uyu munsi noneho kukwemeza urumva iyi nkuba reyo arahana mucirigera muri Kigali iyi nkuba reyo irayimana Rayon Sport yamaze kumvikana bidasubirwa n'utwa Richard udukomplication turimo dusigaye n'utwo hagati y'ikipe Rayon Sport ndetse na Bamamuro Richard ariko abakunzi ba Rayon Sport ibi ngibi bitandukanye nako twavugaga Bedi akiri mu gihugu cy'u Burundi atari yaza mpamya neza ko nimambo kwerekana ifoto Richard Kirongozi ni umurundi wenyewe uzi api umuzoyerwa wanashaka Joachim Ogera se ko manari buze n'impamvu nandi ma equipe bivuga ko yamushakaga yamubuze yagiye kumushakira i Burundi kandi yari yibereye muri Kongo none se Ogera bakina Ogera bari bujyemo nzi ko biri buze Israel testay ubwo Ogera ni hafi ariko ubwo nese ntago ubonye kari we niwe Ogera ntago yajyamo ntago Ogera yajya muri kuri umutekinisiye umezo wowe kukwereka ifoto ntacyo bintwaye niko dare asi Kigali zo ko yamana Kigali yarakimara kwambuka umupaka none se ubona icyo bita soma hara hejuru icyo bita border market yaciye ki hasi mutaramu yaciye ubutaka apo odero icyo bita border market hanyuma rero y'amasoko bagiye bubaka ku mipaka abantu emereka n'ubwiza ukuri uyu mupeti aramutse aguzwe n'ikipe ya Rayon Sport biragoye ko umuntu bita Joachim Ogera yakina hagati ya Joachim Ogera n'uno bita Yosef Lab umwe yarya bench kuko uno mukinnyi wo gukina ne yakwicara kubera umupira mbonye kwa Richard Bazombwa Kirongozi ubu tuvugana sho no kuba ari no muri sale no kutwumva nono nuko atabasha kumva ibyo tuvuga Richard Bazombwa Kirongozi kasha tara n'umuzayirwa ariko ukinira abarundi uyu nguyu impamvu mbivuze ari mu biganza by'abayobozi b'ikipe twa Rayon Sport bamufite gutya byose barumvikanye na tema rasinya ibyo bindi tutundi twose dusigabire kuvugana bavuga bati dere nguyo
Reyora ubwo iyi Reyora ubwo n'undi munsi nizere ko nasinya reka byibuze kuvuga ngo ageze mu Rwanda ntabwo bivuze ngo umuntu yasinye ariko ari Kigali noneho ibindi bivuze yasinye bitangaza ariko abakunzi ba Rayon Sport bakunde uyu Richard bamwumvise muri yo ndetse n'ubundi ari mu biganza by'abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport ayo ni amakuru yizewe kandi y'indani ibintu bya Bedi nimushaka mutereke pembeni nataza muzabimenya ariko kugeza ubu ngubu none se kibazo ari cyo Kirongozi Rayon Sport ifite mu biganza iri gukurikirana kurusha izindi zose ni Richard ni y'umuntu bitari Richard se Mutaramu akina amawing gusa hano tuze tuvuga ko Bedi yasinye utwa Jabiro TV show yavuze ngo n'ubundi mwavuga ko Bedi nawe yasinye uwo mwihorere bwitse ubwo nyine yashawe akavuga ko yasinye nabyo twavuze ugafite ukuntu yumva ahubwo mva yeme nkubaze Mutaramu akina nk'umuwinga gusa akina nk'umuwinga cyangwa nk'umwataka tipike Rayon Sport koko biragenda biti ko ntinyemo ibya Bedi nibidakunda amakuru hari nuko Rayon Sport pour ko agasuzuguro ngishobora guheba ikajya kuri kampampi kishyura ibyo basaba oya Umunyazambia ayiwe cyangwa se kundi mu mediateur runaka ayiwe kapamba manutse none induru naba mpfuye se Juvenal ko adasinyisha inkuba shaka nawe ari tayari ndumva ibya Richard wenda batwemereje tuzabigaruka cyane mu rukiko rw'ubujurire arije wenda byabyana hinduye stage wenda twemeye kubitangaza ku mugaragaro ariko n'umukinyi uri mu Rwanda wageze Kigali ku munsi w'ejo ku masaha y'umugoroba uyu munsi ahari ni Kigali kandi ari mu biganza by'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport mwajya kumushakira kwirebero kwa president mu rugo mwajya kumushakira rya Patrick atuyagana he SG namenye mwajya kumushakira kwa Adrien mwajya kumushakira Adrien ni dafa hanga ariko hangabo za mwamujya kumushakira kwa Ngabo Robin mwenyewe mwajya kumushakira kwa Matici mwajya kumushakira kwa Axera ubwo nyine ndi kuvuga abantu bari mu office kwa Rayon Sport okay nababwira iki ibyo ngibyo kuri Murera saro ry'Inyanza abarayobwa imyenda bayerekanye abarayobwa bya Richard tubivuyeho hanyuma ibya Ojera reka tubisobanure neza iriya nimero nango impamvu ari amafaranga abantu babonye Rayon Sport repostinga kuri social media zabo yuko amafaranga ataruzura nibyo niko bimeze ahubwo hari abayemo confusion umuntu ukanze akanyenyeri 702 urwego niyo mubona bareba bakwiye gukomeza kugakanda amafaranga ajya kuri nimero iriya nimero aba diaspora boherezaho nubanga amafaranga y'aba diaspora n'amafaranga aca ku kanyenyeri byose bihurira hamwe ahubwo byose bihuriye hamwe nibyo bigeze kuri miliyoni 7 ntago ari miliyoni 7 ku kanyenyeri ngo bibe na miliyoni 7 kuri ntoza ni miliyoni 7 kwiyongera kuza fan club Rayon Sport umva ahubwo yari gikeneye hafi izindi miliyoni zigera kuri 7 kugira ngo za miliyoni 25 bihaye ku moneta Joachim Ojera zibe zakuzura ngira ngo n'iki kintu babashije kuba basobanura ku buryo yes abantu bari kumbaza ibya Iradukunda Simeo Petro Gorira nazo umupira ari Simeo Iradukunda Simeo ikipe ya Rayon Sport baravuganye azo umupira ariko mperuka akozwe nibagiye kubaza amakuru neza ejo hari umuntu ugize kumbwira ngo asa nk'ubabwira Rayon Sport ko byarangiye ikipe ya polisi yamuguze ariko se abataratangira imyitozo Simeo ari muri polisi se shana hawe nzimo ariko uko bimeze ikipe ya Rayon Sport bivuga ko hari abari bagerageje gukontakta kandi ikipe ya Gorira yari tayari ko yakwemera miliyoni 20 ariko ku masezerano asigaje imyaka 2 mu ikipe twa Gorira hanyuma Rayon Sport ikaba yavugana n'umukinnyi nta amakuru mbifiteho ntabwo hagije ko minsi ya mbere igije kuzamo n'ibintu bya swap deal kugira cyo ko Rayon Sport igeze gasa nk'ibivamo kuko harimo n'umuntu umwe muri Rayon Sport nzi umwe mu bafata imyanzuro muri transfer za Rayon Sport utemera Simeo utemera Simeo ku buryo wenda byaba ari ibindi ariko kugera kuri ubu ngubu rwose Simeo ndumva roko bimeze iminota tugendanye wakongera gatambutse ubutumwa byangwa wenda tukongera gusubiraho gato hariya cyangwa se dukomereza kubyamba pe mbonye ikipe twa Paris Saint-Germain imaze kwemera offer ibyo bidasubirwaho ikipe ya ntuzo ya Madrid nta kindi ya ntuzo ya wapi ya Al Hilal ago yajya muri Saudi ntiyajyayo